Muraho neza. Aya mafoto yose ubona ndi kumwe n'ibyamamare twayakoze twifashishije AI. Urabona ko akeye cyane kandi asa neza nk'ayo twifotoranyije turi kumwe. Ese waba ushaka kugira amafoto uri kumwe n'ibyamamare ukunda nk'abahanzi, aba-influencer, abakinnyi ba filime, abakinnyi b'imikino itandukanye cyangwa abasitari muri rusange, ariko ukaba utarigeze ubabona cyangwa uhura nabo mu buzima busanzwe? Uyu munsi ndakwereka uburyo wakora amafoto muri kumwe ukoresheje AI kuri smartphone yawe gusa, kandi amafoto akaza muri kumwe ijana ku ijana nk'aho mwifotoranyije. Iyi video igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere turadownloadinga AI tools turi bukoreshe. Igice cya kabiri turadownloadinga amafoto y'ibyamamare turi bwifashishe. Igice cya gatatu ndakwereka uburyo wakoresha AI na prompt mu gukora ayo mafoto. N'abatindiye reka dutangire. Fata telefoni yawe. Ikintu cya mbere tugiye gukora ni ukudownloadinga application ya AI ikora amafoto, iradufasha kweditinga amafoto yacu. Urajya usanzwe udownloadingira application. Niba ufite telefoni ya Android urajya muri Play Store, wowe ukoresha iPhone urajya muri App Store. Numara kuyifungura urajya muri search wandikemo Grok, uhite ukora install cyangwa udownloadinge Google Gemini, biraterwa niyo ushaka gukoresha. Niba usanzwe ufite imwe muri izi app urasabwa gukora update, utegereze ijye muri telefoni yawe. Nusoza urafungura Grok cyangwa Google Gemini, ushyiremo email yawe, ukoremo sign in, ukoremo account muri imwe muri izi application kugira ngo dutangiye kwikoresha. Kugira ngo ukore amafoto asa neza urajya ku rubuga urwo ari rwo rwose, ushaka ifoto y'icyamamare ufana uyidownloadinge. Icyiza nuko wadownloadinga ifoto igaragara neza mu isura. Nusoza urajya muri description cyangwa comment y'ino video, urebe link irimo uyikandeho kugeze kuri prompt 30 twabateguriye zo kubafasha gutunganya amafoto yacu. No kuvuga ngo izo prompt ziri mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere nizikora amafoto ya selfie. Icyiciro cya kabiri nizikora amafoto muri gusuhuzanya cyangwa muri guhoberana n'icyo cyamamare ushaka gukora ifoto muri kumwe. Icyiciro cya gatatu nizikora amafoto muhagararanye cyangwa mwicaranye. Buri cyiciro gifite prompt 10, bivuze ngo kuri buri cyiciro wakoramo amafoto 10 atandukanye. Wowe urajya ku cyiciro ushaka hanyuma ukande cyane kuri prompt iyo ari yo yose ushaka gukoresha, ukore copy. Abakoresha Grok right usubira inyuma ugaruke muri Grok, ukande ku kamenyetso ko guteranya, uhitemo ifoto yawe ushaka gukoresha ndetse n'icyamamare. Nusoza ukande cyane hano ukore paste ya prompt, uhita ukanda generate. Ubakoresha Google Gemini, urajya muri Google Gemini ukande ku kamenyetso ko guteranya, uhitemo ifoto yawe ushaka n'icyamamare, ukande cyane aho ukore paste ya prompt, uhita ukanda generate. Twebwe ngaya amafoto twakoze ku cyiciro cya mbere, ngaya amafoto twakoze ku cyiciro cya kabiri, ngaya amafoto twakoze ku cyiciro cya gatatu. Niba ushaka gukora andi mafoto atandukanye, gumye ukoresha ziriya prompt, ushyiremo amafoto y'ibyamamare bitandukanye byose ushaka gukoresha, hanyuma uhabwe amafoto meza kandi akeye. Nizere ko ino video yagufashije. Nimba wayishimiye yisangiza abandi ubona yagira akamaro, kandi niba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi ishyiraho munsi muri comment, ndahari ndagufasha. Ukeneye ko nagukorera no mafoto ubufasha bw'umwihariko cyangwa ushaka ko dukorana, nyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Niba wishimiye ibyo dukora kandi like, ntibibagirwe no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu byinshi bigezweho kuri AI na telefone, gutunganya ibihangano byo ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi. Jye mwaye muri kumwe Gita Optic, dusubire mu yindi video ikurikira. Hasta luego.